Sauti Rwanda TV. Uyu munsi tukaba turi muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Gikondo, ahabereye umuhango wo kurahira kw'abanyeshuri bashyira muri Task Force RPF Gikondo. Uyu munsi rero tukaba twari turi muri Kaminuza y'u Rwanda, ahangaha ni muri Ground Theater aho habereye uyu muhango. Tukaba rero tugiye gutangira gahunda y'umuhango uko wagenze. Abantu bose abakunzi ba Sauti Rwanda TV turashishikariza gukora subscribe, gutanga comment na views kuri channel yacu. Ahangaha turi tukaba rero tugiye gukurikirana umuhango uko wagenze, gahunda zose n'ikiganiro kandi twahawe na Honorable Abdul Karim. Shalom. Twese twariyuzemo, ariko bamwe dushidikanya turibona gutyo yitwa ko turimo ariko tutari kubona mukuru cyane. 1991 nibwo amashyaka menshi ya politike y'u Rwanda dutandukanye. Muri 1959 rwarishe, rwaratwitse, rwatemye inka, rwamenesheje abantu. Urubyiruko rwa MDR Parlement. Urwo rubyiruko muri 1973 nanone rwakoze nk'ibyo bakuru barwo bakoze muri 1959. Hano twicaye uyu munsi, wenda si muri kino cyumba ariko kuri kano gasozi kambura mutuye, hari ishuri yitwaga Collège Officiel de Mburamutuye. 73 abahigaga urubyiruko rwigaga muri ino shuri rw'abahutu rwahindutse bagezi babo b'abatutsi, babamerana. Babonye ko bidahagije bajya gufasha n'urundi rubyiruko mu yandi mashuri atandukanye, kuri Saint André, Lycée Notre Dame n'ahandi. Urwo ni urubyiruko leta y'ibindi. Uru rubyiruko MRND imaze kuvuka muri 1975, 1991 hakavuka interahamwe n'impuzamugambi, nanone bakomeje umurongo w'u Rwanda rukomoka ku ivangura. Bakoze jenoside bafatanyije n'abakuru babo, kuko bari muri 1973 nyuma y'imyaka mikeya nibo babaye abategetsi muri kino gihugu ahantu hatandukanye. Bayobora barumuna babo rero kujya mu gukora jenoside yakorewe abatutsi. Miliyoni irenga y'Abanyarwanda irapfa. Urubyiruko rubigizemo uruhare rukomeye cyane. RPF Inkotanyi inavuka muri 1987, abenshi bari bafite icyo gitekerezo cy'umuryango kuvuka bari urubyiruko, imyaka 18, 20, 30. Abitwaga ko bakuze cyane icyo gihe bari muri 35, 40, urumva ko nabo bari bagikomeye. Bavuga ubumwe bw'u Rwanda, bavuga kurwanya ruswa, icyene wabo n'akarengane. Bavuga guca impamvu zitera ubuhunzi no gucyura impunzi zose z'Abanyarwanda. Bavuga bati u Rwanda ntabwo ari igihugu gikennye, gishobora gukorwa
bavuga bati u Rwanda ni igihugu kimwe n'ibindi bihugu ndetse kingana n'ibindi bihugu, gishobora kubana n'ibihugu byose byo ku isi mu bwubahane n'ibindi bitandukanye by'ibyo ngibyo byiza. Niko urubyiruko rwo muri RPF rwari mu bayiremye ndetse n'abandi bagiye bishyiramo nyuma, namwe murimo. Iyo niyo mitekerereze, iyo niyo ideoloji ya RPF Inkotanyi. Mu gihe urubyiruko kuri runo ruhande rwari rurimo kwica abantu rubaziza ibyo bitagamo uturere n'ibindi y'ibyo, urwa RPF rwo rwaravuze rutavuga ko tuje kubarengera. Icyo gituma tuvuga yuko iyi nzira mwatoranyije ko ari inzira nziza, no gukunda u Rwanda no gukunda Abanyarwanda. Mukomereza vuga. Icya kabiri, mu ndahiro harimo guharanira yuko buri munyarwanda yagira agaciro, yaba ari mu Rwanda cyangwa ahandi hose yaba. Siko muvuga mu kanya? Kuki byaje mu ndahiro? Ni ukubera ko mbere bitari bito. Umunyarwanda uhereye kuri perezida w'u Rwanda, yaba Kayibanda yaba Habyarimana, ukagera ku muturage wo hasi, bigatuma n'abandi bamusuzuma. Ushobora kwibaza ngo perezida asuzugurwa ate? Niba perezida w'igihugu uba ahagarariye abenegihugu bose, yemera yuko hagira undi mu perezida umujya hejuru akamuha amabwiriza, kora iki reka kiriya, nubwo abenegihugu baba batabishaka, cyangwa icyo bamubwira kureka icyo abenegihugu bashaka. Uyu nguyu abasuzuguritse aba yisuzuguye, kandi agaha umwanya n'abandi kumusuzugura no kumukoresha ibyo bishaka. Ibi ni byo byabaga muri twe. Ari Kayibanda ni uko nguko yari ateye, ari Habyarimana ni uko nguko yari ateye. Uyu munsi umunyarwanda ameze ati? Icyo dukora cyose, abayobozi bari mu nzego zitandukanye za leta baravuga bati umuturage ku isonga. Icyo bakora cyose baba batekereza uriya muturage. Perezida w'u Rwanda akavuga ati dukore tujya mbere twese ntawe usigaye inyuma. Hari abagerageje gusuzugura u Rwanda bagira ngo ni rwa rundi rwa 1994. Diplomasi kubera ko ni ibyabaye kandi biri mu mateka yamaze kwandikwa uko byabaye. Abafaransa bari bamenyere gutegeka ba Habyarimana na ba Kayibanda, bakeka yuko bashobora kubikorera n'u Rwanda. Uru Rwanda rwaranze. Bari bihaye uburenganzira bw'uko bashobora gufata umuyobozi w'umunyarwanda aho ariyo ngiyo mu mahanga mu mayira, bakamufatirayo bakamukoresha icyo bishakiye. U Rwanda rutiyoya ahubwo turashaka kubana nawe. U Rwanda rwacu kubana nawe.
buri gihugu cy'Ubufaransa ni kimwe mu bihugu bitanu mu bihugu birenga 195 biri mu muryango w'abibumbye mu kanama k'umutekano. Nibo bafata ibyemezo ibihugu bitanu byo bigira n'ibifata ibyemezo. Icyo bishaka nicyo kiba, icyo badashaka ntabwo kiba. U Rwanda rwabwiye abo ngabo ruti oya. Ambasaderi w'u Rwanda Kigali k'Ubufaransa ati ndege iwanyu. Byageze Abafaransa barabyumva, mujya mwumva baje hano Kigali kuza kuganira ku meza aringaniye mu Rwanda. N'abandi ni uko nguko, n'abandi ni uko. U Rwanda ni igihugu cyigenga gitoya wenda mu buso, ariko kirimo abantu bafite umutima nk'uw'abandi bantu, bafite ubwenge nk'ubw'abandi bantu, bafite amaraso nk'ay'abandi bantu. Abanyarwanda bariyubashye kandi barubashwe hirya no hino mu mahanga. Bari izindi ngero zibigaragaza. Nari ndimo gusoma nkinjira hano hariya amagambo yanditse hariya. Biotech investment in Rwanda as a step towards achieving vaccine equity for Africa. The role of workforce qualification. Afrika ifite ibihugu 54 byigenga, harimo n'ibindi bikubye u Rwanda mu bunini inshuro 80. Njya nabibona kenshi bandika bene igihugu b'ibyo bihugu ngo ka Rwanda gatoya gafite Rwanda. Ariko karimo abagabo n'abagore bakomeye. Icyo gituma nk'iki uyu mushinga wemezwa ko uzakorerwa mu Rwanda. Ejo bundi mu nama yari yabereye Zimbabwe cyangwa South Africa, sinibuka neza, yari irimo gushakisha ahantu hazakorerwa ibintu bijyanye n'ubuvuzi muri Afurika, headquarters. U Rwanda ruhangana n'ibihugu tujya twumva bavuga ko bikomeye za Algeria n'abandi, bikaba u Rwanda rwegukanye uwo mwanya. Mu gihe u Rwanda cyari igihugu akazi kacyo ari ukohereza Abanyarwanda kuba impunzi mu bindi bihugu kubera umutekano muke, kubera politiki mbi, kubera ubuyobozi bubi, ubu u Rwanda ruri mu bihugu isi itekereza yuko ariho hazajya haza abantu b'impunzi cyangwa bashaka ubuhunzi, kuko ariho hizewe ko bagira umutekano bakagira n'icyubahiro umuntu akwiriye kugira. Nabyo nimubizi se? Iki ni icyubahiro igihugu gifite, ni icyubahiro Umunyarwanda afite, ni icyubahiro ubuyobozi bwacu bufite. Kera hari ahantu wageraga mu mahanga atari n'ayakure ukagira isoni zo kwita Umunyarwanda. Muracyari bato wenda n'abantu bagera, ariko barimo bari n'abayobozi ngera bamaze kugerayo. Ubu ngubu ugera ahantu mu mahanga umuntu atari yanakubaza ukifata hano gutyo ukavuga uti I'm from Rwanda. Kubera yuko nyine ari igihugu kukivuga biguhesha ishema.
igihugu ba nyiracyo batinyaga kwiyitirira, abanyamahanga basigaye bafata ubwenegihugu bw'u Rwanda. Mujya mubabona buri munsi baragera hano barahiriye kuba abanyarwanda no gukurikiza no kubahiriza indangagaciro z'abanyarwanda. Cyubahiro u Rwanda rwihesheje, ruhesha umunyarwanda uri hano mu gihugu na wa wundi uri hanze y'igihugu. Ibi byose rero RPF ivuka n'ibyo yifuzaga ko u Rwanda rwazagera. Ivuka rya RPF rero ryari ngombwa, ni icyiza cyayo nuko RPF idapfa. RPF ingana n'u Rwanda. Igihe u Rwanda ruzaba rutakiriho n'iryari kubemera amadini no kumera ukagira ngo n'u Rwanda ruzaba na RPF rwiza ruvuye. Nigeze komoza yuko nta bucuri igihe muri RPF. Nibyo, kuko aho uri hose, uri maso cyangwa usinziriye, uba uri RPF. Inshingano zawe urazubahiriza, kuko za ndangagaciro wize, za ndangagaciro wakuriyeho ziba zikurimo, ntabwo zishira. Ntabwo ucuriye. Chairman wavuga ko aciye igihe agiye mu rundi rwego, ariko azakomeza kuba RPF kandi iriya ndahiro azakomeza kuyubahiriza. Nicyo gituma ntabwo ucuriye. Ikindi RPF nta n'umuntu usazamo. Iyi gusaza ni ukubiki. Ubundi mu Kinyarwanda gusaza ni ukubiki. Mujya mumva bavuga ngo Canada yarashaje, Canada yarashaje. Iyi myaka yacu turimo tureba RPF kuko turacyahumeka. Gukorera umuryango, gukorera abanyarwanda ni inshingano igihe cyose umuntu aba agihumeka. Nta gusaza rero ntabwo kuzabukuru. Ushobora aho wakoraga hariya bakakubwira ngo jya hariya ku ruhande, maze kugira imyaka 65, ariko aho uri hose uba ukomeje kuba RPF mu gihe cyose uyihumeka. Mu kurangiza, indahiro mumaze kurahira hano mu kanya ni indahiro nyine, ntabwo ari umukino. Ya gurupe ya mbere yarahiye yazamukaga, umwana twumvise wavuze ngo undi mugome wese. Ntabwo ari umukino. Ntabwo uhemuka, ntabwo uca ukubiri n'amategeko ya RPF. Guca ukubiri nayo, guhemuka bigira ingaruka byazo bikomeye. Hari ingaruka ushobora kubona ziturutse mu muryango, kuko ni mu muryango nyine barakuhamagara bakakugira inama kuko mwabinahiye nabyo, bakagukebura. Hari n'ibihano biteganyijwe kuko tugira code of conduct, ariko n'Imana kuko nayo kureba nayo guhana.
bamwe mu yatubwiraga ahangaha ngo tuzakwiriye kujya dusaba tuvugana nabo tubasubiza n'ibindi bari mu bihano by'Imana. RPF ntabwo yari yabashyize, ariko Imana yo bari bahazi. Ibihano barimo n'ubwo batari mu Rwanda. U Rwanda abanyamahanga bifuza kuba barimo, bifuza kuzasaziramo, bo ntabwo barurimo, barwifuza gusa. Ibihano barimo n'ubwo bahora bagenda hirya no hino birukazwa n'ibijugujugu. Ibihano barimo ni bariya batangiye kumva yuko ibihugu bitangiye kubashakisha bibaburanisha kubera yuko bari mu Rwanda. Indahiro yo n'indahiro ni igihango ibikomeye muri zirika. Mwe mufite n'amahirwe kubera yuko murangiza muvuga ndamuka mpemutse nzahanwe undi mugome wese. Twese iyo twarahira ibintu twebwe twarahiraga ko niturimuka kujyana Rusororo cyangwa Nyamirambo cyangwa ahandi. Iyo niyo ntego twebwe duhagazeho. Indahiro rero ni igihango ujye muyubahiriza gutangira igihango mu Kinyarwanda nawe. Ndangije rero bashimira mwebwe mumaze gutera intambwe zasubira inyuma, shingo umuryango kugira ngo abantu bahitemo bagaragaza ibitekerezo byabo, ndemeza yuko n'undi utabishaka ntawe bimuhatira. Ndanashimira ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro ndetse n'umurenge wa Gikondo kubera ko baba hafi babashakira baza kubigisha, abaza kubasobanurira RPF, abaza kubasobanurira ibyiza byayo n'ibyimaze kugezaho igihugu. Mu gusoza rero n'inama kimwe n'uko n'abandi bazibagiye kugeza Imana nyuma mbibonye ibyo bakoze muri RPF. Iyo mubona umuntu ungana nanjye ari kuri social media, mwebwe mwavutse muyisanga ngira ngo abandi mwaranayize no mu mashuri ngewe no kugenda nteranya utuntu, rimwe ngahagarara nkahamagara abana nimunyereke aka kantu bagakura gute. Abasore n'inkumi mwe nabo babwiraga akangaka nk'ubu icyanyuma nize ejo bundi ni Twitter Spaces. Abasore bantumiye mu nama barambwira ngo uraburiho turaguha umurongo. Aho mangiye kubona bana amasaha arageze, nagiyeho kare ndatanga 40 mirongo ibiba bivana mbe bahamagara kuri telefone. Nuko bigira gutya ngo nijambo Spaces ndakana. Isaha isigaje iminota 5 mbona ntakirimo kuza ndahamagara. Ntibite ko ntarimo kubabona. Waba uri wabiyoboraga arabwira ngo ahubwo ndimo kukubona wafunguye space yawe. Ubu nawe urashaka gukora inama yawe, ntabwo uri kuyaha. Urubu aranyigisha rero uburyo bwinjira mu yabo, ndinjira ngize amahirwe mbona birafasha. Ubu ndagenda bimenyera buhoro buhoro. Kumbona arimo gucumbagira muri ibyo bintu ntera icumu ritagira iyo rugomba kugera, kuko mu myaka 30 ishize ryaragendaga mukandebesha amaso gusa ntimuntabare. Murumva ko mutagize nabi. Iriya ndahiro muba mutangiye gusa nkaho mutayiha agaciro cyane. Hari abantu ejo bundi nasomaga mu senateri ya muri Amerika witwa Menendez.
izina ry'iryo bintu. Ni na chairman wa Standing Committee ya Foreign Affairs yabo. Yadusabiye ibihano. Yadusabiye u Rwanda. Ngo kubera yuko twafashe Rusesabagina tukamucira imanza kandi ko ari umuturage president, ngo ni umuntu wari utuye muri Amerika ku buryo bwemewe kandi buhoraho, ati no kubera izo mpamvu rero bagomba kumurengera badufatira ibyemezo. Amerika ntigafashe ingabo z'u Rwanda ziri muri district hirya no hino, mukamwihorera bamukuriye kumwibutsa mukabwira ngo ya burya nyuma y'icyenda na kane guhera ku tariki ya 4 z'ukwa karindwi 1994 ibintu byarahindutse, ntabwo tugifata amabwiriza aturutse hanze. Ushaka ko tuganira turaganira tukagira aho duhurira, utabishaka tukamwihorera tujye natwe tukagira ibyaha. Turumvikana mukanya umugore uba hano mu mujyi ujya ukunda kuvuga ngo umuntu nta ruvugiro agira kandi ntawe ushobora kumurusha kuvuga mu Rwanda. Mu magambo ahiye Ingabire Victoire Umuhoza no mu kanya arimo kwandika urubyiruko niruhaguruke n'amahanga n'inshuti z'u Rwanda, abanyarwanda babona uruvugiro kandi arimo kuvuga mukanekaganya guhangana n'uriya muntu w'intera agiye nyine ko kubura aho ngaho. Iyo niyo ntambara yawe, ariko ibyo mu bwoko bubiri hariho kuba aje mukamubwira, ariko hari no kumwereka ibintu by'u Rwanda ibyo tugezeho na mbere y'uko ahaguruka kuba proactive. Urwo ni urugamba rugezweho, ariko nanone RDF umunsi yatanze amatangazo y'uko ikeneye abasore n'inkumi ajya mu myanya kugira ngo bafashe ababa barimo kuvamo, kuko twese tugenda dukura. Ibyo nabyo bijye mubyitabira. Turumvikana polisi y'igihugu reka dufate abantu bake turabikora muri ibyiciro bibiri. Abandi bashobora kujya hasi, hano hasi kugira ngo dushobore guhagarara neza. Kandi tubikore itore, tubikore twihuse. Abari bafasha bagerageze kubikoresha umwanya neza.
Okay. Ndabona hakiriza wari yarindi n'abandi bari wenda barifata. Abantu bitunganya ndagira ngo mbonereho uyu mwanya wo kubwira n'abandi bari buze kurahira mu kanya no kubibutsa gusa bimwe mu byo mwaganiriza nk'uko babitubwiye. Bimwe mu bigize imigabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi. FPR we! Ubumwe, demokarasi, amajyambere, ore, ore, ore. Iri budusabe ituze kugira ngo uyu muhango ugende neza. Inyuma ngo haracyari akanya k'aba bandi bari buze mu yindi phase, hagira abandi bake baza kugira ngo uze gukoresha umwanya neza. Nagira ngo nkoreshe iminota mike nibutse abagiye kurahira bimwe mu byo mwaganiriye n'inzego zitandukanye z'umuryango, bimwe mu bigize imigabo n'imigambi y'umuryango FPR Inkotanyi. Umuntu ugiye gutera intambwe idasubira inyuma aba yiyemeje mu muryango hari do's and don'ts. Iyo urahiye hari ibyo uba utemerewe gukora. N'indahiro muraza kubona cyangwa murazifite murabisoma. Byatumye ibyo chairman cy'igihe yatubwiye, byatumye abasore bangana namwe igihe cyabo baza kubohora igihugu. Harimo ibi bikurikira: cya mbere, kugarura ubumwe bw'Abanyarwanda, kubumbatira ubwigenge bw'igihugu, umutekano w'abantu n'ibyabo, kubaka ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi, kubaka ubukungu bushingiye umutungo bwite w'igihugu, guca ruswa, gutonesha n'imicungire mibi y'umutungo w'igihugu. Icya gatandatu, kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Icya karindwi, guca burundu impamvu zitera ubuhunzi no gucyura impunzi z'Abanyarwanda. Icya munani, guharanira umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu ushingiye ku bwubahane, ubufatanye n'ubuhahirane. Icya cyenda cyaje kwiyongeraho kubera ibyago byagwiriye igihugu cyacu, ari byo jenoside yakorewe Abatutsi. Hongeramo indi ngingo ya 9 ivuga kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Urahira aba yemera neza ko atazigera akora ibinyuranye n'iyi migabo n'imigambi. Bamwe tuba mu bintu bitandukanye, n'undi wese ari umunyamuryango yakoze ibinyuranye nabyo biramugaruka. Ariko iyo urahiye uba wiyemeje gufatanya n'abandi kurwanya uwo ari we wese wagaragaraho imikorere, imigirire, imivugire inyuranyije n'iyi migabo n'imigambi. Kurahira rero ni ikimenyetso cyo kwemera ko uteye intambwe idasubira inyuma, kandi bigaragazwa umuntu ashyize ubwoko bw'uburyo hejuru, keretse uwagize ibyaha akaba ntabwo afite, ariko aba yafite, ntabwo ari imoso mu kuboko kw'iburyo nk'ikimenyetso cyo kurahira. Abafashe ku idarapo barafatisha ukuboko kw'ibumoso, hanyuma ukw'iburyo kujya hejuru. Bagiye bikore nk'abanyeshuri kandi bakiri bato. Indahiro mwese murayifite. Amaboko mbona atarazamuka, sinzi iyo abandi bafite ibibazo. Mwese mufite indahiro. Icyo ndi bukore ndayisoma musubiramo. Njye nitwa Mfungo, ariko ntabwo ngiye kurahira. Tuvuga hari njyewe, uvuga amazina yawe yombi. Ufite rimwe nta kibazo, ariko utaza kuvuga iryanjye. Birumvikanye?
twagiye kuri iyi ntambwe idasubira inyuma yewe arabavuze abandi ngira adusubire kuri iyi ntambwe idasubira inyuma yewe ndagiye hagati y'abanyamuryango nemeza ko numvise neza imigabo n'imigambi FPR yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese ari umuto ari umukuru ndetse n'uzavuka mu bizaza azagira agaciro mu gihugu cye cyangwa se ahandi azaba ari hose ndahinemeye kandi isezeranye ko ngomba kwifatanya na buri muntu wese muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza yemeje ko ngomba kwiyumvisha ko buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurindwa kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byagwira igihugu cyacu n'abagituye bose ntegeye kandi ko zafatanya n'abandi abanyabanzi b'u Rwanda aho bazaba ari hose ndahiye kandi mu maso y'abanyamuryango ko zakurikiza amategeko yose ya FPR Inkotanyi zirinda gukora amafuti guhemuka kuzarira n'andi makosa yatuma igihugu cyacu kiva mu icuraburindi banyamuryango muri hano ramuka memutse mukoze ibinyuranye n'imigabo imigambi n'amategeko bigenga FPR Inkotanyi zamemukiye buri munyarwanda uzahanwa nk'umugome wese amashyi y'abakiriye nk'uko babivuze ikiri bukurikiyeho ni ukureba uburyo mujya mu system ariko barushinzwe baraza kubikora nibinashoboka ubuyobozi bufite umwanya w'ikunda hano haje intore ibishinzwe intore solutions yaza kubafasha ariko nibidakunda kubera umwanya bazagaruka indahiro babahaye hari aho musaba kuzuza amazina yanyu birafasha ababika aya makuru Paul mwabikora ngira ngo musubiye aho mwari mwicaye kugira ngo baze kugira uza kuzibikora tugize vuba ngira ngo ikindi cyiciro cyakurikiraho aragiye abandi ngo abandi bahari tubikore kandi twihuse tunatuje kugira ngo dukoreshe kuri intambwe idasubira inyuma yewe ndahiye hagati y'abanyamuryango yemeza ko numvise neza imigabo n'imigambi FPR Inkotanyi yiyemeje guteza imbere kugira ngo buri munyarwanda wese ari umuto ari umukuru ndetse n'uzavuka mu bizaza azagira agaciro mu gihugu cye cyangwa se ahandi azaba ari hose ndahinemeza kandi isezeranye ko ngomba kwifatanya buri wese muri FPR Inkotanyi muri iki gihe no mu bihe bizaza nemeje ko ngomba kwiyumvisha ko
buri muntu wese uri muri FPR Inkotanyi agomba kurindwa, kugira no kugirwa inama kugira ngo twirinde ibyago byose byagwira igihugu cyacu n'abagituye bose. Igihe kandi ko zafatanya n'abandi kurwanya abanzi b'u Rwanda aho bazaba